Nongeye kubifuriza icyumweru cyiza muri rusange mwe mwamaze guhitamo day by day news ngaye nguko rero nkuko muri kubibona muri screen ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru ibabaje cyane dore ko uyu mubyeyi yaje kuba yakora amahano. Uyu mubyeyi yagize atya rero afata icyuma gishyushye ajombagura umwana we, arangije afata n'igiti cyaka umuriro acomeka mu kibuno cy'umwana we. Umwana waje kuba ababaza imbaga nyamwinshi, umwana waje kuba yapfa urupfu rubi. Mu by'ukuri numara kumenya ngo niki cyatumye uyu mubyeyi amwica, uraza gusanga mu by'ukuri uyu mubyeyi nawe wagira ngo ntiyari yuzuye, nubwo ibizamini byo kwa muganga bigaragaza ko uyu mugore cyangwa se uyu mwicanyi muri make ari umuntu wuzuye 100%. Uti byaje kuba bigenda gute rero? Iyi nkuru yabereye hehe? Ngira ngo ubundi mutere udutebe twiganirire, ubundi turebere hamwe ese koko iyi si ko mbona igeze ku iherezo ryayo. Nyamara ibi ni ibimenyetso narababwiye ngo uyu mwaka ushobora kuzagira amezi 18, nyamara ahubwo amezi 18 yararengeje, amaze kuba nk'amezi 15 bitewe n'ibiri kubera muri iyi si. Muri uyu mwaka mu by'ukuri ibibayemo ni agatangaza, ibibayemo ni agahomamunwa mu by'ukuri. Uyu mubyeyi rero waje kuba akora amahano ntago twongera kumwita umubyeyi, kuko mu by'ukuri ibyo yakoze byerekanye ko atari umubyeyi. Uyu mwicanyi rero yitwa Simona Augustine. Uyu mubyeyi wari utuye mu gihugu cya Amerika hafi hariya za Chicago. Uyu mujyi wa Chicago mubyibuka neza ko ni umujyi ubundi utuwemo n'abakire cyangwa se ingagari, nyine ni umujyi wabamaze kugerayo babandi baba barakoreye amafaranga menshi cyane, kuko ni umujyi uhenze kandi ni umujyi mwiza. Abatuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bo ngira ngo barabizi. Mboneraho no guhitamo ikaze aba diaspora bagiye bari muri groupe zitandukanye, yaba bari group of diaspora in America ndetse mwese kabisa groupe z'aba diaspora zigiye zitandukanye za China, Australia, France, Arabian Saudite, mwese muri rusange nabo ntavuze, mwese mwiyumvemo ikaze kuri day by day news. Kandi mbibutsa gukora subscribe nimba utarakora subscribe kugira ngo amakuru yacu ajya kugereraho igihe. Ese iyi nkuru iteye ite? Iyi nkuru yaje kuba ibabaza imbaga nyamwinshi, byaje kuba bigenda gute? Reka dutangire. Uyu mubyeyi maze kubabwira umwicanyi witwa Simon Augustine cyangwa se Augustine, yari umubyeyi w'imyaka 27, yari afite abana babiri. Uwo yishe rero uyu mwana yari umwana w'imyaka 5 yitwaga Sonity Arlington. Sonity Arlington rero yaje kuba agira ate, ngira ngo ababyeyi muze kwigira hino tuganire, ibi bitazigera biba ku mubyeyi runaka, kuko buriya abana b'imyaka guhera ku mezi 9 gukomeza, ngira ngo nabana baba bakubagana nta kintu babitayeho, ngira ngo mu by'ukuri baba batari banasobanukirwa ibintu, kuko uyu mubyeyi w'ibyo yaje kuba yakora yahubutse cyane. Uyu mwana rero Sonity Arlington uri kumva ko nyine yaje kuba yishwa n'umubyeyi we. Umubyeyi we yageze atya mu by'ukuri asubira ku kazi, ariko asigaye yaraguze amagi. Murabizi amagi nyine ayanga eggs cyangwa se amagi dukoresha turya, amagi akorwamo imireti, nyine ngira ngo amagi murayazi. Yari yaguze amagi menshi afunze kwa kunda bari ku tray, ariko murabizi ko mu bihugu by'amahanga hari ukuntu abafunze muri twa dutrey nyine turi international, nyine apana utu dutrey dukunze kubona mu Rwanda turi soft twita twangirika cyane. Uyu mwana rero ngira ngo nyine impamvu nababwiye ngo ababyeyi mwegere hino, murabizi ko burya abana mu by'ukuri baba bakiri batoya barakubagana cyane. Niko kugera kuri aya magi rero arayafata arayamenagura ayicaraho, ubundi noneho arayamenagura bifatika, arayamena cyane. Mu kuyamena noneho uyu mubyeyi agira umujinya. Uyu mubyeyi ibyo yaje gukora mu by'ukuri ntago ari ibintu bisanzwe, ari naho abantu benshi babanje kujya bavuga
bavuga bati se yaba atuzuye cyangwa se mu by'ukuri yari afite ikindi kibazo, ariko uyu mubyeyi Simon yari muzima kuko yahise anajyanwa mu bitaro mbere yo kujya gutabwa muri yombi ngo abanze apimwe barebe nimba nta biyobyabwenge yari yanyweye, baza gusanga mu by'ukuri ari nomo. Nkuko muri kubibona kuri iyi screen, muri kubonamo uyu mubyeyi nyine n'uyu mwana we, mukongera mukabona kandi iyi jarde, mukabona neza nyine ko hari umuryango winjira ndetse n'usohoka muri izi jarde, nkongera nkabaha indi shusho y'inzu yabo, dore abana bararaga aho hejuru, nyine uri kubona umuryango hasi cyangwa se iryo dirishya ryo hasi, abana bo bararaga mu cyumba cyo hejuru. Uyu mubyeyi rero yaragarutse asanze ibyo umwana yakoze, umujinya uramwica, ubundi amaso ngo aratukura, ariko nawe mu by'ukuri yarahubutse, dore ko yahise afata uyu mwana aramusohora, ariko mukuru we nyine basohoka inyuma, mukuru w'uyu mwana wishwe, mu kubasohoka inyuma aravuga ati reka ndebe uko mama agiye guhana murumuna wanjye, wenda nze kureba ko nanamusabira imbabazi. Uyu mwana rero mu kurebera mu kirahure yahise amufungirana kugira ngo ahari nyine atabona ibyo agiye gukorera uyu murumuna we, niko kumujyana rero aramuzana hano hanze muri izi jaride, ashyuhije icyuma gishyushye cyane, aragifata amujombagura ibyuma byinshi mu mutima, mu kumujombagura ibyuma byinshi umwana birangira apfuye. Si ibyo gusa, dore ko yabaye nk'utari wanyurwa, aramufata aramuhondagura akubita imitwe hasi, niko gusanga rero yamwishe. Nawe mu kugarura ubwenge yahise mu by'ukuri amera nk'uguye muri koma, niko kwita aterura umwana we, mu gihe abaturage bari baje gutabara basanze ateruye umwana we, intoki zuzuye amaraso, mu by'ukuri nyine ahantu hose ari amaraso, ateruye umwana we wamaze kwitaba Imana. Uyu mwana yari yamaze gupfa, mu by'ukuri nawe yahise yicara hasi agiteruye umwana, ararira araboroga, ariko nyine biriya urabizi ntabwo wazana imikino ku nzego z'ibanze, bahise bamujyana, ariko mbere yo kumujyana babanza bajya kumupima ibiyobyabwenge ngo barebe ko mu by'ukuri nta biyobyabwenge yaba yari yafashe. Si ibyo gusa yakoze kandi, dore ko yaje no kuba yajya guhiga mukuru w'uyu mwana, kubera ko yatabaje, ubundi afata igiti cyaka umuriro, kwa kundi baba bacanye muri ya maziko yabo ari international cyane, yacaniriye igiti aragenda giseseka mu kibuno cy'uyu mwana mukuru, umwana mukuru nawe wangiritse cyane. Mu by'ukuri uyu mwicanyi ruharwa, ibintu yaje kuba yakora nta kandare, amaze kumujombagura icyo cyuma rero gishyushye mu kibuno, niko kwita amufata, ahita amuzirikira muri icyo cyumba yari arimo. Abaturage ariko mu by'ukuri bahise batabariza igihe, ndetse na polisi zikimara kuhagera, niko kwita bajyana uyu mwana mu bitaro, ariko uyu we yari yamaze kwitaba Imana. Icyaje kuba cyashengura abantu benshi, dore ko uyu mugore atabanaga umugabo akimara kumva iyo nkuru yahise asaba ko uyu mugore nawe yahanwa ndetse agakatirwa urukwiriye, ko nawe aramutse yishwe mu by'ukuri ntacyo baba bahombye. Mu by'ukuri nyine rero atandukanye n'umugabo, ariko urabizi ko iyo ubyaranye n'umuntu se cyangwa utandukanye n'umugabo, burya umugabo hari igihe aba agomba kugera cyo gutanga indezo, icyo gihe rero cyageraga kandi amafaranga yatangiraga ku gihe. Ibaze rero akimara kwakira inkuru uko yiyakiriye cyangwa se uko yari ameze, byaje kuba bikomeza bigenda bitungura imbaga nyamwinshi. Abantu benshi bakomeza kugenda bagaya uyu mubyeyi, bagaya uyu mwicanyi, bavuga bati nawe ahanwe. Ngira ngo muri group of diaspora ni America mwabonye ko bakomeje kugenda bapostinga, ndetse no ku mbuga za TikTok iyi foto yamaze kugeraho. Mu by'ukuri twifuriza uyu mwana iruhuko ridashira, ndetse mu by'ukuri tunasabira uyu mwicanyi ngo ahanwe bifatika. Babyeyi rero, impamvu mba nanakoze inkuru zimeze gutya, muri kumva ko ni inkuru z'agahinda, ariko zijye zibaviramo n'isomo. Mu by'ukuri ntabwo umwana ufite igihe kingana gutya ndetse n'umukuru yakosheje kuba wafata umwanzuro ngo ugiye kumuhana bikabije cyane se cyangwa biremereye, ntabwo ari ibintu byiza, dore ko bisiga ibintu bibi, bisiga mu by'ukuri ukoze ibintu bibi cyangwa se n'umwana nawe bikamugiraho ingaruka mbi.
nka yuko nguko rero uko byaje kuba bigendekera uyu mubyeyi no kuyu mwicanyi, muraza kwihangana akunze gukoresha ijambo umubyeyi kandi yamaze kuba umwicanyi ruharwa, nyine akaza kuba avutsa ubuzima uyu mwana ndetse akanakomeretsa n'umukuru. Uyu mwicanyi rero mu by'ukuri yabereye isomo abantu benshi. Babyeyi mwirinde guhubuka muri guhana abana, ahubwo mujye mubegera mubaganirize, kandi ngira ngo murabizi abana bato baba bakubagana cyane, mutazasanga rwose banamenya amateleviziyo se cyangwa hari ibindi bakoze ngo namwe mumere nk'uyu mubyeyi gito. Ngayo nguko rero yari Day by Day News, twongere dusubire mu kanya, kandi mbibutsa wowe utarakora subscribe, kora subscribe kugira tujye tubana 5 kwa 5. Ngayo nguko rero mukomeze kugubwa neza kandi mukomeze kugira icyumweru cyiza muri rusange.